Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba Tite Kamanzi Official, tubifuriza ibyiza byose aho muherereye hose ku isi, kandi abatamerewe neza mwihangane, iyo umunsi bitagenda neza ejo bigenda neza. Ni Tite Kamanzi turi kumwe mu kiganiro uyu munsi, ariko sindi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Arabibwira, ababwira ibyo abazaniye, kandi ndabizi ko buri wese abikeneye. Reka ne kumuvuga amazina, umugabo arivuga, ariko si cya kivugo cya Kinyarwanda, ahubwo arabibwira mu buryo navuga ngo buri professional. Business yacu iragenda yaguka, ubwo rero buri wese tumurarikire kwigira hino agatega amatwi, wakurura agatebe cyangwa agasambi cyangwa iki, hanyuma mutega amatwi ibafitiye umumaro by'ingenzi cyane. Reka tumubwire abasuhuze, hanyuma abibwire. Ndumva ari cyo cy'ingenzi. Umutumirwa twakwakiriye naza kuvuga izina. Yes, murakoze bwana Tito Kamanzi. Nanjye nitwa Safari Murenzi. Nkaba ndi mu byo nkora ni nka chairman wa Metaverse Solutions Limited. Ni company ikora ibikorwa, ariko ibikorwa bya Metaverse Solutions Limited bikaba bishingiye ku ikoranabuhanga. Tukaba dukorera ahanga mu mujyi wa Kigali, ku nyubako yo kwa Rubangura, kuri niveau ya 4, biro 404. Murakoze cyane. Ubwo bakumvise, kandi nkunze yuko bikomatanyije bikihuta tudatinze mu makorosi, nkuko intego ya channel yacu ari ugukoresha igihe gito tukavuga byinshi kandi by'ingenzi, niyo byaba bike ariko by'ingenzi. Mutubwira amazina yanyu, mutubwira company mukorera, Metaverse Solutions Limited, mutubwira aho ikorera. Muri etage yo kwa Rubangura mu mujyi rwagati hano Nyarugenge, ku muryango cyangwa se mu muryango wa 404. Yego. Iyo winjiyemo uraromboreza akumba kaba kiranga. Yego. Hanyuma rero tumvise amazina, tumva aho mukorera, ariko turashaka ko mudufasha mugasobanurira abadukurikira. Ntabwo hano icyo ikurikirwa n'aba pioneers ba mining Pi Network, kandi mvuze ko mukora ku bintu by'ikoranabuhanga, kandi Pi Network buriya ni ikoranabuhanga, ndetse ikagira n'ifaranga tu mining rimwe ry'ikoranabuhanga rya cryptocurrency. Ariko dukurikirwa n'abantu batari aba pioneers bari mu bihugu bitandukanye, kuko statistique z'abadukurikiye tuba tuzireba, tukagira ngo turebe ese ni business ireba bantu ki, ni abantu muri rusange, ni abantu bihariye, ni abacuruzi gusa, ni abarwayi. Iyo business mukora mwadusobanura muri make ireba ndi ikora ite? Murakoze bwana Tito Kamanzi. Business ya Metaverse Solutions Limited ni business ifite ibikorwa byinshi. Tukaba dufite slogan yitwa all in one. All in one bivuze ngo byinshi muri kimwe. Bishatse ko byose all in one, byose muri kimwe. Byose muri kimwe. Murakoze. Ariko ibyo byose bikaba ari byinshi. Yego. Bishobora kuba byose ari bike, ariko mugenda avuga ibyo byose ariko ari byinshi, ariko muri kimwe. Impamvu bishoboka nuko haje ikoranabuhanga, kandi bikaba byoroshye kugira ngo ukore ibintu byinshi cyangwa byose ariko muri kimwe wifashishije ikoranabuhanga. Dufate nk'urugero wenda mu bikorwa by'ibanze dufite nk'iyi mashini dukoresha, computer laptop. Yego. Ibamo ibintu byinshi, ariko ni akantu kamwe kaba kabibumbiye hamwe. Yego, ariyo processor. Yego. Ariyo processor. So mu ncamake tukaba dufite services zigera nko muri 26, ariko duteganya kuzongera zigere no muri 100. So nagoza kuzirondora zose, ariko nababwiraho enye zihuse dusa naho dukora umunsi ku wundi. Iya mbere nuko twigisha abantu ibigendanye n'ikoranabuhanga, icyo twakwita digital. Kuba digitalize no kuvuga ngo usanga abantu, urugero, afite telefone cyangwa afite computer, ariko atazi kwibyaza umusaruro. Nagwa nk'urugero kera gasubiremo ako kantu, kuba umuntu afite computer cyangwa telefone, azi yuko ayikoreramo raporo y'akazi gusa, ariko urabizi ngo ntazi kwibyaza umusaruro. Kubera ko hari ibindi ifite byamufasha kubyara umusaruro, ariko ko atabizi, ubwo bumenyi atabufite. Aho ngaho Metaverse Solutions Limited ni wizirika ikamuha ubwo bumenyi. Muri make iramwagura, ikamwereka amahirwe menshi yabonamo inyungu akoresheje cya gikoresho.
cya digitali. ubuze benshi ko batazifite bakaba bafite smartphones bakumva yuko gukoresha computer ari byo wenda byabafasha kurusha smartphone baba bafite. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze digital device cyangwa igikoresho cy'ikoranabuhanga harimo computer hakabamo na telefone. Ubwo gisobanuro cyari umuntu afite computer cyangwa afite telefone ariko ntabwo ashoboye kuyibyaza umusaruro uko bikwiye, kandi ifite ubushobozi bwo yatanga umusaruro ku buryo yagira ubuzima bwiza. Mu ncamake icyo cyari kimwe yego twigisha ikoranabuhanga amahugurwa turayatanga. Ni ukuvuga tukaba dutanga na serivisi online, urugero nka Irembo. Serivisi z'Irembo cyangwa ushaka kugura nk'ikintu muri Alibaba cyangwa eBay tugufasha ubuhahirane kuba twakugezaho igicuruzwa cyawe waguze online kikakugeraho. Ako bugashinzeho hagati. Uyu munsi tuzi urubuga rwa Alibaba rwa Jack Ma ko rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, ariko ko mfite telefone yanjye haba mfiteho amafaranga yagura igicuruzwa kiriyo cyangeraho gute? Ibyo mubitangira amahugurwa nkabyikorera? Yego, tubitanga amahugurwa ukaba wabyikorera, ariko iyo utabishoboye twe turabigukorera kuko urumva ya mahugurwa n'ubundi ni digitalization. Uretse n'icyo ubwo narimbuze mu buryo bwo gucuruza, ariko nanone dutanga amahugurwa mu buryo bwo kuvuga ngo wowe ukaba ushobora guhugura abandi. Umune mu buryo bwo ni ukuvuga ngo wowe twakwigisha, urugero nka Bwana Tito Kamanzi twakwigisha tukaguhesha certificate. Iyo certificate ibiri ku rwego rw'isi yose, uvuga ngo iyo urwego mpuzamahanga, iyo uyibonye ushobora kujya Singapore ukigisha, ushobora kujya mu Bwongereza ukigisha abandi, ugahugura abandi. Iyo certificate rero turayiguhesha iri ku rwego mpuzamahanga ya digitalization. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bubiri, ushobora kukwigisha ya telefone yawe ukamenya kwibyaza umusaruro cyangwa computer yawe, ariko nanone ushobora kukwigisha ku buryo wakwigisha abandi cyangwa waguhugura abandi nabyo ukabibyaza umusaruro, ariko ku rwego mpuzamahanga, ntabwo uri u Rwanda gusa cyangwa ntabwo uri Kayonza gusa. Icyo cyari igice kimwe cy'amahugurwa ku bijyanye n'imikorere n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga mutangaho amahugurwa. Ubwo twafata ko ari nk'igice ukwacyo. No kuko warumbajije uti kukwigisha kugira ngo urangure ikintu online muri Alibaba. Ubu ndimo kukubwira yuko tushobora no kukwigisha ukigisha n'abandi. Ariko ukabigisha ufite impamya bumenyi. Mbishyize mu cyiciro kimwe byo, ariko bifitemo ibice bitandukanye. Ese umuntu yihitiramo icyo ashaka kwiga cyangwa murabikomatanya? Tuguhe iby'ibanze tubona ukeneye kandi bigezweho. Hari iby'ibanze tubona ukeneye kandi bikaba binagezweho ku buryo byagufasha kukubyarira umusaruro. Kandi niyo certificate tukayiguha iyo tukiri kuri icyo gice. Ibyo bigira igiciro cyihariye cyangwa mugira igiciro cyabyo? Hari igiciro cyabyo bigendanye n'amahugurwa. Ubwo uzakenera kwiga serivisi y'amahugurwa, ariko amahugurwa ya digital yose akubiyemo aho ngaho. Ikindi nifuza kukubwira narava aho ngaho nuko nabigereranya nka kera umuntu yabaga azi gusoma no kwandika, ariko atazi gukoresha imashini, atazi gukoresha computer. So muri make icyo turimo gukora ubu abantu bafite telefone bazi gukanda amapoto no koherezanya message, no kohereza email, no kohereza message, no guhamagara, turi kumwe aho ngaho, ariko ntabwo bazi kubyaza umusaruro wimbitse uturuka muri ibi bikoresho. Ako kana n'urugero naguhaga abantu babaga bazi gusoma no kwandika, ariko byaza gukoresha imashini ugasanga ntabwo babizi. Twamenye kwandika, niyo mpamvu twabonye akazi gatandukanye mu bintu bitandukanye. Ese ko twabonye computers, yaba telefone cyangwa computer isanzwe laptop, ese twamenye ko tukaba tuzi kuzandikamo, twamenye no kuzibyaza umusaruro? Ntabwo turamenya kuzibyaza umusaruro. Aho niho ruzingiye. Niho ruzingiye. Aho niho Metaverse Solutions Limited izira kugira ngo ifashe umunyarwanda aho yaba ari hose. Urugero ngiye gutanga rworoshye, dufite mu Rwanda urubuga rw'Irembo rwa leta dutanga serivisi zitandukanye z'ibyangombwa bitandukanye ku baturage. Ariko ngira ngo ni na byose noneho. Ariko ikibazo uracyasanga abantu babyiganira ku muntu w'Irembo kuko atashoboye kwiyakira icyangombwa, akishyura inshuro ebyiri, akishyura ubimukorera, akishyura n'icyangombwa aho kiri buve, kandi yagakubitiraho no kwishyura urugendo yakoze. Urakoze cyane.
ariko telefone afite Yego. yakabaye ahugurirwa kubikora Yego. we akabyikorera yicaye mu rugo cyangwa aryamye. urakoze cyane Ako- imana iguhe umugisha. eko kantu twebwe dufite gahunda mu ncamake iyo tuje muri gahunda yo guhugura abanyarwanda tubigisha icyo bita byikorere. Turi muri gahunda ya byikorere. Muri make twunganira leta kugira ngo abaturage aho umuturage yaba ari hose ashobore kuba yabyikorera. Kugira ngo mbese igiciro cyo kugira ngo abone serivisi kimanuke. twari ku ngingo y'ikoranabuhanga, imikorere yaryo n'imikoreshereze yaryo tugomba kumenya kandi tukabibyaza umusaruro. Ubwo icyo ni kimwe. Twari ku zimwe muri serivisi mutanga. Yes. Harimo amahugurwa, harimo online services, ibyo natwa tumaze kuganiraho. Hakabaho noneho no kuba Metaverse Solutions yiga imishinga. Ushobora kugira nk'umushinga n'urugero, uwo mushinga wowe ufite igitekerezo, umushinga ni uwawe. Twe icyo dukora ni ukukwigira uwo mushinga ku buryo noneho tuwushyiramo ikoranabuhanga kugira ngo nawe uwo mushinga ushobora gutanga umusaruro ufatika. Uvuga ngo wowe utuzaniye igitekerezo, twe noneho tukadevelopa. Mu cyongereza twabyita ngo business developers. Turadevelopa igitekerezo tugashyira mu buryo bw'ubucuruzi, kwagura umushinga, ariko tugashyiramo digital transformation muri uwo mushinga cyangwa digital processing mu ujyanisha n'ikoranabuhanga rigezweho. Yego, rigezweho muri uwo mushinga. Jewe nza n'igitekerezo, yego, hanyuma ntibatekerereze, yego, jewe mu kinyandiki mu nkorera umushinga, yego, hanyuma kandi ushobora gukoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. no kuvuga mu byo uwo mushinga uzakoresha hazaba harimo ikoranabuhanga n'ikoranabuhanga. Yego. Okay, abantu benshi badukurikira ni abapayoniyazi ba mayininga payi. Yego. Kandi buri wese yiteguye ko nijya ku isoko, Yego, abwo afite icyo azakora. yego, Uyu munsi amakuru dufite ni uko ku kwezi ntazajya, ubwo ni umuntu ubikuza amafaranga y'ibisanzwe yo kwirira, ntazajya abikuza amafaranga ari munsi ya y'ibihumbi 250 by'amadolari. Ariko ntabwo ayo ngayo ntabwo ari amafaranga yo kurya, ntabwo ari amafaranga yo kurya. Yego. Uwo muntu akeneye kugira umushinga akora, yego, ariko ntabwo aramenya icyo azakora. yego, Ubu nonaha ashobora kuza mukamwigira umushinga, mukawutegura neza kandi mukawushyira mu buryo bw'ikoranabuhanga, akicara yiteguye ko umunsi payi izajya ku isoko amafaranga yakayabona n'urugero. Yego. Kuko urumva utegura umushinga w'amafaranga ugiye kubona cyangwa ufite, uwo muntu urumva ni amafaranga menshi. yego, Muri tayari gukorera umuntu azanye igitekerezo cy'umushinga, ariko mwebwe mukamukora umushinga reka mvuge urugero nko kubaka nk'etaje ya Rubangura. Yego. Ariko wenda ntibanseke, bo bamaze kubimenyera kuko urumva ari benshi bakavuga bataye ntabwo tuzayabona, ntabwo bishoboka. Ariko niba abantu barabonye ya bitcoin yego, n'aya payi nayo azaboneka, kuko kandi dufite icyizere gikomeye cyane. yego, Ariko reka twigarukire ku mushinga. yego, Uyu muntu arashaka gukora umushinga, muraduha nk'urugero ariko yego, rw'umushinga, ni ubuhinzi n'urugero. yego, Hari umuntu wambwiye ati jewe ikintu cya mbere nzagura ni urwuri ruhuze n'ikoranabuhanga. Ubuhinzi n'ubworozi buduhurize, umuntu afite uwo mushinga, dufashe kutwumvisha ukuntu mwawuhuza n'ikoranabuhanga. reka nguhe nk'urugero. Yego. Ariko narakomeza, icyo ngomba cyangwa nifuza kubwira abatwumva ni uko isi yo kubikuza yararangiye. Isi yo kugira ite gute? Kubikuza ko wari uvuze ngo umuntu akabikuza ngo amadolari 250. Yes. Abantu bacu bagomba kumenya ko iyo isi yo kubikuza yararangiye. None se kuyabimba se kandi Urabona ko kuyabima kuvuga ngo ahubwo hari icyo twita usability, gukoresha urugero nubwo wari utanze urwo rugero rwa payi. Yes. Gukoresha izo payi mu kugura guhererekanya serivisi, ariko nabyo kubikuza bibayemo n'ubundi. So muri gahunda ya digital transformation arizo nshingano za Metaverse Solutions Limited, nuko duhugurira abantu ko ibintu byo kubikuza, isi yo kubikuza yararangiye. Kubera iki? Kuko turimo kujya mu isi yo gukoresha digital money. Digital money rero nta kubikuza kurimo, ni amafaranga y'ikoranabuhanga. amafaranga y'ikoranabuhanga agura serivisi zishingiye ku ikoranabuhanga, azengurutswa mu ikoranabuhanga, ahubwo tuyahererekanya muri iyo digital economy, dukoresheje bya bikoresho dufite mu ntoki tutaramenya uko bikora. Urakoze cyane, wabisobanukiwe. Ako niko nari nshatse kugira ngo asobanurire abatwumva kugira ngo bagasobanukirwe. None reka ngiye kuri urwo rugero rutanze rw'umushinga. Ubuhinzi n'ubworozi yashoboye kubikuza, tubyite gutyo yabikuje cyangwa yayabonye. Noneho yagiye gukora urugero, niba agomba
urugero rworoheje rw'umuturage usanzwe afite umushinga wo guhinga dodo. Dodo afite akarima k'igikoni cyangwa afite uturima tw'igikoni cyangwa afatanyije n'abandi guhinga izo dodo mu turima tw'igikoni. Twe icyo dukora rero sasa nka Metava Solutions Limited ni ukuvuga ngo dufite ubumenyi bwo kugira ngo muri ya mirima ye tube twashyiramo tekinoloji ku buryo amenya amazi agomba kujya muri ubwo butaka, anamenya se izi dodo zageze ku gihe cy'umusaruro, ariko amakuru yose akayibonera kuri telefoni, kandi aya makuru akayibona kuri telefoni aho yaba ari hose ku isi, atagiye mu yamenya amazi yagiye muri mu butaka bwa dodo, yamenye igihe dodo zimaze zikuze se zageze ku gihe cyo gusarurwa, ayo makuru yose akaba ashobora kuyabona. Uburwayi bwagezemo, uburwayi bwagezemo, kondisiyo ya y'izo dodo akaba yabimenyera kuri telefoni. Ni amakuru mbese ashobora kubona aturutse mu murima akayabonera kuri telefoni. Telefone ndayigendana, urayigendana, nyihuje n'ibikoresho by'ikoranabuhanga biri mu murima, ubwo byumvikana yabonye n'amafaranga yo kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga bikora mu buhinzi n'ubworozi, noneho bikamuha amakuru icyangirika igikira akabibonera kuki kuri ya telefone ye muri gahunda ya byikorera. Noneho ikindi cyongeraho nuko isoko ashobora kuribonera kuri telefone, akavuga ati yewe mfite dodo zeze, isoko akarayabona kuri telefone, hari umuntu ukeneye izo dodo. Yego. Nuko isoko riri kuri telefone muri make. Ubuhinzi arabukorera kuri telefone, arabukurikiranira kuri telefone, n'isoko akarishakira kuri telefone. Atiriwe ajya gutanga amatangazo, kumanika ibyapa, uziko amapoto twayemajije ibyapa. Ni amamvu. Noneho muri logistique uvuga ngo se izi dodo zagera gute ku mukiriya, harimo za moto, interinganiki za moto zitwara, cyangwa harimo imodoka cyangwa ibinyabiziga bitwara uwo muzigo ziwukura mu murima zikawugeza ku mukiriya akeneye, kandi byose abikorera kuri. Ariko nzaha imodoka dodo zanjye, twatanze urugero rwa dodo, igende nigera hara hirya Shyorongi banguranire banzaniriza hariya, oya nago bakuguranira nzabimenya nese. No kuvuga ngo hariya murima n'uwawe kandi washatse umukiriya, wowe ugomba kuharanira ko umukiriya abona serivisi nziza, none se wajya guhangika abakiriya. Nyene umuntu natumye, urumva nakurikiranye mu murima, ariko sinkurikiranye transportation yabyo. Nukuvuga ushaka n'ubundi utanga serivisi ziboneye. Okay. Nukuvuga nawe ukorana n'abantu b'inyangamugayo. Urugero wenda ku murima irahagurutse, barayifunze, urufunguzo rufitwe na boss, ingufuri bayishyizeho, simbizi wenda. Ariko sina ngombwa kuko nukuvuga ngo uwo wahaye ako kazi agomba kuba ari umuntu uri muri business nyakuri. Tuvuge ngo ikibazo si ukubizana, ariko nacyo kirimo. Kirimo kuko ni ukuvuga ngo tubyita standards. Ni ukuvuga ntabwo wabona certificate yo kugira ngo supply imboga n'urugero mu Burayi ngo kandi ujye gukinira muri iryo soko. Ari umugabo barumwibaga zino modoka zijya kuzana amavuta y'imodoka hanze, bakamwiba mazutu, kandi bakamubwira ibindi mbega. Noneho umunsi umwe ashyiraho kamera ariko batabizi, yarabafashe. Uretse na kamera, urumva kamera ushobora gushyiraho nubwo utashyiraho kamera nk'ibyo uruvuze, ushyiraho electronic key, urufunguzo rw'ikoranabuhanga. Gute rero ako kavuge? Ni ukuvuga ngo iyo ni electromechanique, ni ukuvuga ngo harimo ikoranabuhanga ariko hakabamo na mekanike. Ariko uwo niwe wari ubisobanura uti za dodo uzishizemo. Ndagira n'icyizere ko zahageze bataziguranye. Umukiriya niwe ufite ububasha bwo kugira ngo afungwe, kuko nawe umuhizo code agakanda ati okay, agakanda kuri ya sanduku akakuramo, niwe ubuzi code akanda hagati y'umurima n'umukiriya, ntabwo uwajyanye umuzigo amenya izo code. Twavuga kuri rya koranabuhanga mu mikorere yaryo, riratanga n'icyizere ku byo twatumije byahageze nk'abamwe batumizaga ibintu hanze, ngo hari uwigeze kubitumiza araza ahageze mu Bushinwa, bageze sans container ipakiye amatafari gusa. Urumva kubera uburyo bw'imikurikirane, ikoranabuhanga rero twiga rizadufasha kubikurikirana ku buryo tugira icyizere by'ibyo dukora naho bijya nuko bitugeraho. Iyo nayo ni service ukwayo. Noneho hakaba serivisi y'uko dushakira Metava Solutions ishakira abakiriya bacu abatuganye, bashakira inguzanyo ziciriritse. Inguzanyo no kuvuga ngo zifite interet ntoya,
inyungu inyungu ku nguzanyo inyungu ku nguzanyo ntoya. Yego, nicyo tuba duharanira kugira ngo none se uwatuganye wese Metava Solutions mufite banki oya dukorana n'amabanki. mukorana n'amabanki Yego. iyo ni serivisi nayo mutanga yo gufasha ababagana kubafasha kubona inguzanyo ifite inyungu ntoya. ingwate ingwate ukuvuga ngo hari inguzanyo zikenera ingwate, hari n'inguzanyo zitakenera ingwate. Nk'urugero ubu ngubu dufite inguzanyo zigera kuri miliyoni 10. Abadamu upfa kuba uri igitsina gore ufite business cyangwa ukora ubucuruzi mu buryo buri individuel ubasha kuba wabona ukora we ku giti cyawe iyo wujuje ibisabwa ubasha kuba wabona inguzanyo kugeza kuri miliyoni 10. miliyoni zingahe? Miliyoni 10 z'amafaranga. inguzanyo idasaba ingwate uri igitsina uri umuntu w'igitsina gore yego ufite business wikorera ku giti cyawe cyane. ubu se umugabo n'umugore bafite business ariko business yanditswe ishobora kuba yanditse ku mugore cyangwa umugabo n'umugore, ariko umugore byibuze afite 50%. yego yanditse ku mugabo n'umugore nta kibazo, ariko business ikorwamo nande ibyo mu bitandukanye ukuvuga ngo yanditse ku mugore n'umugabo bose bayikoramo cyangwa umwe ni wikoramo nta kibazo 50%, ariko umugore afite 50%. yego abasha kuvuga ngo iyo business ibasha kubona iyo nguzanyo ku ntangwate yatanze kuri miliyoni 10. Yego. Cyangwa uri umugore wikorera ku giti cyawe itanditse kuri business, ariko byibuze ushobora kugaragaza ubwishyu ukuntu uzagenda wishyura. Hari abantu badafite business zanditse mu buryo buri official bafite TIN. Nubwo waba udafite TIN ariko ukora ubucuruzi ubu ntabwo twamushyigikira, ariko ngira ngo nawe arashyigikiwe muri gahunda ya Metava Solutions. ubwo mu byo muzamufashamo harimo no kumufasha kwiyandikisha nk'umucuruzi kuko aba yaguye ubucuruzi. Hanyuma rero iyo nguzanyo idasaba ingwate ni kuri business imaze igihe kingana iki ikora? Ese yishyurwa mu gihe kingana iki? Business imaze imyaka 2 byibuze kandi yishyurwa mu myaka 4. miliyoni 10 nibura abwirwa benshi akumva bene n'izindi nguzanyo nyine dushaka zisanzwe ikenera ingwate. Tunasha iyo noneho umuntu afite projet ishobora gutanga akazi cyangwa hari ifite ku bantu benshi ifite akamaro ku bantu benshi cyangwa bidukikije. n'urugero tugushakira nkunganire amafaranga adasubizwa kugeza kuri na miliyari byakunda. nkunganire inganite nkunganire n'amafaranga adasubizwa ndabyumva. nkunganire tuvuge umushinga uhagaze miliyari y'amanyarwanda. yego. nkunganire inganite nkunganire ishobora kuzamo ari 70% cyangwa ari 100% cyangwa ari 50%, byose biba bishoboka. ubwo ni uguhera kuri 50%? ntabwo ari uguhera, ni ukuvuga ngo ushobora kugwa n'100%. biterwa n'umushinga. biterwa n'umushinga. hari umushinga ushobora guhabwa nkunganire 100%, 70% cyangwa 50%. wambwiye yuko uvugaho bike. hari akantu nifuza kugira ngo ndangirizeho. Mbibutsa yuko Metava Solutions nk'uko nababwiye slogan yacu ni all in one. ni ukuvuga ngo icyo Metava Solutions igamije ni ukugira ngo serivisi zacu izo nizo nari mbasobanuriye, ariko hari amahirwe yuko umunyarwanda uwo ari we wese ariko n'abanyamahanga turimo gutekereza, turacyatekereza hagati yacu na board ko n'abanyamahanga bakwemererwa kuguramo imigabane. ni ukuvuga ngo ubu umunyarwanda yemerewe kugura imigabane muri Metava Solutions Limited, kandi umugabane umwe akaba ari igiceri cy'ijana. Ariko mu kugura subira inyuma gatoya, uvuze ko abanyarwanda bemerewe kuba bagura imigabane muri Metava Solutions, ariko umugabane umwe bakaba bawugura guhera umugabane umwe n'igiceri cy'ijana. Amafaranga igiceri? Yego. Iki giceri cy'ijana cyanditseho ijana? Yego. Yego. ni ukuvuga ngo ariko mu kugura imigabane mike ushobora kugura ni imigabane ihwanye n'ibihumbi 10, ariyo migabane 100. Ibihumbi 10 niyo migabane mikeya wagura mu gutangira. Umugabane umwe ari amafaranga 100. Turi ku mahanga aho gustaka amazi. Ndava haniyandikishije. Urakoze cyane. Ndava haniyandikishije. Noneho ibyiza by'imigabane yacu. Imigabane yacu ntabwo imeze nk'iyindi migabane. Imigabane yacu muri Metava Solutions ishingiye ku ikoranabuhanga. Turateganya ko imigabane turateganya kuzajya ku isoko y'imigabane y'u Rwanda ariyo Rwanda Stock Exchange. Ariko nitumara kugera aho dufite gahunda yo kugira ngo imigabane digitalize.
muri gahunda twita tokenization. Mufite se mwebwe ikoranabuhanga rirahari, reka nkore cyo bisobanuriye neza nabyumvise. Ikoranabuhanga rirahari, icyo tugamije ku banyarwanda ni ukugira ngo bitabire kugira umutungo mu buryo bw'imigabane kandi mu buryo bworoheye. Ni impamvu twabishyize ku giceri cy'ijana, nuko twifuza n'umukozi wo hasi wo mu rugo ashobora kuba yakwigondera ino migabane, ku buryo ashobora kuvuga ati mugabane wanjye ndawugurishije, bikaba byakura akabona isoko mu isaha mu minota 30. Bitandukanye nk'uko bimeze ubu ngubu baza gushaka noteri cyangwa ukabanza ukava Rusizi aho uri ukaza muri Kigali ngaho ukajya ku mubroka wawe. Uzajya ufata telefone yawe uhita uvuga uti okay, nguze imigabane cyangwa ndayigurishije cyangwa ndegeje dividend nyuma y'icyumweru cyangwa muri systeme za Metaverse Solutions Limited. Za Metaverse Solutions zikoresheje ikoranabuhanga ryitwa tokenization ariko rishingiye kuri blockchain technology. Dufite ni ukuvuga ngo tokenization ni ugufata iyo migabane tukayitokenize, aricyo twita liquidity cyangwa ku liquidation cyangwa ku liquidify. Hari ijambo abanyarwanda bakunze gukoresha yitwa ngo liquide. Yego, liquide. Iryo jambo liquide bimeze ngo bakunda abanyarwanda kera bavuga ngo umuntu ufite itungo rye ngo riramugoboka, ngo ukene ufite itungo jo rikakugoboka. Urakoze cyane. No kuvuga iryo ni ngo iryo tungo ubasha kurisha muri liquide, nko kwiteganyiriza mbese. No kuvuga ngo ni itungo ryunguka vuba, nuko ushobora gushyira amafaranga vuba. Dufata umuntu yoroye ihene hariya mu cyaro cyangwa inkoko, uwo ngo abasha kubona umuguzi vuba, ariko umuntu woroye urugero inka byatinda. Kubera iki? Ikiguzi bitewe n'igihe cy'imyororokere yayo n'abakeneye ubushobozi bwo kuyigura ni bake, n'abayikeneye niyo nabo ni bake. Noneho rero tubigarure kuri tubigarure iwacu digitalization ya Metaverse Solutions Limited. Ni ukuvuga ngo umugabane ni igiceri cy'ijana, ni ukuvuga ngo abashoboye gufite ubushobozi bwo kugura ni benshi. Iyo gahunda se yaratangiye yo kugura imigabane, irahari. Uwabegera yayigura. Wavuze yuko ugiye kugura imigabane, irahari. Imigabane irahari, dufite gahunda yo kugeza muri kapitali miliyoni 500 z'amanyarwanda. Oya, ntabwo reka numve neza. Njyewe ubu nje none ahangaha mwangurisha imigabane. Yego, twagurisha imigabane irahari. Niki kigaragaza imigabane naguze? Iyo umaze kugura tuguha certificate, tugushyira no muri database. Turi kumwe aho ngaho. Inyungu zihagaze gute ku migabane iyo watanze urugero 10,000 yunguka ite? Ni ku kwezi, ni ku mwaka? Kuko dufitemo service. Izo service zirimo kunguka, zirimo kuzanamo amafaranga, zirimo kugenerating amafaranga. Kuvuga rero nyuma y'umwaka turatanga dividend. Turi kumwe, ariko kuko dufite intumbero yo kugira ngo digitizing, tukore digital imigabane, ishyirwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yego, nuko noneho dividend ushobora kuyibona mu cyumweru cyangwa mu kwezi, aho kugira ngo utegereze umwaka uzajya uyibona mu cyumweru dividend. Ubwo wa mugabane wawe uracyahari kandi waboneye akanyungu k'inyungu kavutse. Ibyo byo kubona dividend mu mwaka uko umwaka urangiye, kuko nibyo tumenyereye, nibyo wamenyereye. Noneho hagiye kuzaza uburyo buri digital ku buryo dushobora kujya tubona dividend nko mu cyumweru. Ese mu cyumweru za dividend zizajya zingeraho cyangwa zizajya zikusanywa zingeraho ku kwezi cyangwa amezi 6 cyangwa umwaka? Zizahita zikugeraho iz'icyumweru, ariko no ku kwezi nazo uzibona hakoreshejwe za nzira zubakiwemo z'ikoranabuhanga. None se ubwo buryo buzashyirwa mu bikorwa ryari? Twatangiye kuzikora, twatangiye kubaka system turimo kuyubaka. Muteganya ko izajya ku isoko kwakira n'imigabane. Muteganya ko turateganya nitugwiza izo miliyoni 500 mu buryo bwa kapitali, turateganya kugira ngo tuyandikishe ku isoko ry'imari n'imigabane. Ry'imari n'imigabane nk'uko amategeko n'amabwiriza bigenga. Niba atari ibanga, mugeze nko kuri kangahe ku ijana musatira iyo plafond cyangwa se iyo ntego bajyana ku isoko ry'imari n'imigabane? Turateganya kubitangaza umwaka utaha. Umwaka utaha ubu ntabwo turajya mu mibare neza kugira ngo twabitangaza. Mu Kinyarwanda, mu ndirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda, hari ijambo risoza rivuga ngo maze ijambo ryawe riguha ijambo. Urwo ni u Rwanda baba bavuga. Ibikorwa by'abanyarwanda byinshi birimo kugenda bidutungura, biraza bidakina. Ujya kubona ukabona umuntu azanye umushinga, ariko ejo wajya kumva ukumva ngo uri mu ikoranabuhanga. Bya koranabuhanga, ndafata urugero
nk'iyi ngiyi Metaverse Solutions Limited yego nyimenye igihe gitoya yego ni igihe gito nyimenye ariko kaba nta byinshi ndayimenyaho none ako kantu k'igiceri cy'ijana ntabwo ndimo kukumva neza uburyo ese murakoresha ubuhe buryo mukoresheje rya koranabuhanga cyangwa murakoresha izihe nzira z'ubukangurambaga kugera hari abahinzi hariya babona amafaranga ijana ku buryo bayakoreramo ariko kuko yumva ko ubuzima burangirira ku kwinywera urwagwa n'agasusuruko bikarangira sorry mvuze agasusuruko batayi ni bene izo binyobwa ariko hari abandi bavuga bati katwizigame hari ikintu bita ibibina cyangwa se amatsinda ugasanga uburyo byungukamo bararwana n'abantu bagujije amafaranga kuzayagarura bikaba ikibazo kandi abavandimwe babo baraturanye bagashwana bakabirwaniramo ugasanga n'inyungu nta kigenda abo bantu murabagira izihe nama mu buryo bwo kunguka bwisumbuye kandi urumva niba ari igiceri cy'ijana niyo nama mubagira ku buryo n'icyizere mwabaha Metaverse Solutions Limited yabafasha ayo matsinda mwabyumvise mwakorana mute kugira ngo kuko Metaverse Solutions ku rundi ruhande ifite muri iyo gahunda yo kudigitaliza process turateganya gushyiraho application ihuza ibibina nekeze ko nayo matsinda nk'urugero nk'urumaye rushobora kuba rwakwinjira mbese umuntu runaka ashobora kwinjira agakoresha iyo application iri kuri telefone ye nanone akinjira muri icyo kibina niyo mpamvu mubona yuko turi no muri iyo gahunda yo kugira ngo dufashe abaturage kubona inguzanyo ariko ku nyungu ntoya byose biri muri iyo nzira ni ukuvuga ngo wa muturage tumushakira kwanza azanye umushinga tumushakira amafaranga kandi mu kwizigama cyangwa mu gushora tumweretse izindi nzira ashobora gushoramo ari izi ngizi nk'urugero mwejo bundi Metava iherutse kugura imigabane ariko si Metava yaguze imigabane cyangwa yashatse imigabane ariko no kuvuga ngo abanyamigabane yego hari amahirwe yuko bagura imigabane mpuzamahanga kandi byaje gukunda no kuvuga abanyamigabane bo muri Metava abari ubu hari amahirwe yuko bagura imigabane ariko iyo migabane mpuzamahanga no kuvuga iyo migabane iri ku isoko mpuzamahanga muri New York muri Amerika ngo wa muturage akure azi Nyabugogo akageza imyaka 70 azi Nyabugogo bakamushyingura azi Nyabugogo gusa ubu byarahindutse kubera ikoranabuhanga azaza i Kigali nabona ama etage ararami agonga abantu ibyamutunguye ibyo rero Metava yarabikemuye ubu ushobora kuba uri za Nyaruguru ariko ufite umutungo wawe wicaye muri Amerika muri New York ku isoko mpuzamahanga oyeta yego gute kubera dukoresha ikoranabuhanga umugabane urahari uragura amadolari nk'abiri ukawugura ejo Metaverse Solutions ikawugurayo uwugurayo ariko nukuvuga ngo umutura cyangwa umunyamigabane aca muri Metava nukuvuga Metava niyo imugurira wabimbishe ari uko ari we wabimenye cyangwa ari mwe mwamubwiye muti hano hari ibi Metava niyo yabimenye ibwira abanyamigabane bagura iyo migabane noneho iyo migabane dividend yuzije zica muri Metava noneho abanyamigabane bakabaha Metava ikabaha dividend zabo uko bikwiye dusoza ni ibibazo bibiri mbabaza ikibazo cya mbere mutwicishije amatsiko muratwemerera kuza kuko iyo uvuze ku ikoranabuhanga hari ibyo dukwiye kubanza gusobanukirwa kugira ngo abantu bumve babisanishe n'ibyo barimo bumve ko baza koko ako kantu bakumva bakavuga ati ibyo nibyo dushaka ibyo muzadusobanurira ubutaha wenda iri koranabuhanga wakomeje kuri blockchain technology aba pioneers of mining pi n'abandi ba mining izindi cryptocurrencies icyo barakivuga rwose ni nko kuvugiriza biroroshye ariko ntumubaze ngo babikora bati babikoresha ryari ako kantu muzadusobanurira birambuye what is blockchain technology mukeneye ko mwatweza abambasaderi n'urugero abantu mwumva bababera abambasaderi tukabasobanurira nabo bakabagezaho amakuru kubona uburyo bumwe cyangwa twakora nk'akantu nk'akavideo tukabera ku buryo bikoramo nabwo n'ubundi buryo kuko dukoresha system yitwa safe zone ni perfect internet ni internet arimo bujuru ni internet yujuje ubuziranenge nkuko waba ufite ubuziranenge bwa Rwanda Standards Board nahanga ni internet ifite ubuziranenge mu bikorerwamo byose biba bifite ubuziranenge duca rero aho ngaho kugira ngo tube twabona iyo migabane mpuzamahanga n'urugero noneho rero dusoza umuntu yumvise aho mukorera ariko
hari utabona uburyo bwo guhita aza hano cyangwa se araje arashaka kubayoboza bababonera kuri YouTube channel, bababonera kuri televiziyo, bababonera ku buryo bworoshye mu buryo mwana basobanurira mu buryo bworoshye mu buryo kwiga ko turi ugiye kureba kubera ikoranabuhanga turi muri icyo twita financial disruption ni ukuvuga ngo isi irimo kuva muri analog ijya muri digital ariko noneho mu buryo bwa finance n'ubundi byatangiye kera mu buryo bwa email mu buryo bwa televiziyo mu buryo bw'imari internet ariko mu buryo bw'imari ubu ngubu niyo ubu ngubu faze turimo kandi niyo ya nyuma na yindi faze izongera kubaho gute se niyo faze ya nyuma udushuje inyuma uradutangiza no kuvuga ngo nsubiza icyo kibazo cyane duhurira ku rubuga rwa Digital Transforming Rwanda ni WhatsApp group dutangira amahugurwa ikindi tuba dufite n'amasomo guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 2 kugeza saa 3 za nijoro nimero y'iyo WhatsApp uburyo dutanga abantu bakaza bakiga twigishiriza ku buntu murayima ndayishyira hano muri description hano kuri YouTube channel abashaka kuyijoininga bayijoininga niyo muri class kandi class iri muziraza kuba nziza kuko turigisha uburyo umuntu yakora akazi ka company ziri mu Burayi cyangwa n'ahandi hose kandi yicariwe mu rugo munsi turabyigisha ariko ko online yego byiza cyane muri link ndayishyira hano ariko ngenda vano nguza imigabane ni karibu genda vano guza imigabane ntabwo nabyihererana dufite ubishinzwe chief of production arahari uraza kumugana aragusobanurira yego birashoboka ijana ku ijana ntabwo ndabyemera mbibonye ni umugabane n'umwana wawe n'umuzukuru umunsi washatse azaboniramo inyungu ni ukuvuga ngo ni umugabane uhamye muri make ntabwo ndi burane certificate itageze mu rugo kuko ntari mu rugo ndararanyigejije mu rugo reka rero tubashimire ku butumwa muduhaye kandi buryoshye ariko mutwizeza yuko nitwongera kubakenera mu kutuganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga harimo amatsiko menshi umwanya muzawuduha yego turahari cyane murakoze cyane mugira akazi keza.